we Keza subiza abanyiri ubwite bumva indirimbo za Melody urazikunda ntuzikunda kandi gaera urazikunda rero gusukura indirimbo za Melody urazikunda ntazukunda mva nkubwire rero reka kujya kunyuranya ibi reka mada umva bana ku indirimbo za Melody ntago bivuze ko mufana kurenza The Ben ndakubajije ukunda indirimbo za Melody yes or no babarira ni uko wakunda ni Kiss Brown utamuzi bivuge subiza reka kunyura hirya tude kona ukunda ibihangano bya Melody ukunda indirimbo za Melody oya ni mureke ukunda ibihangano bya The Ben bive mu ndakubajije ukunda ibihangano bya Melody cyangwa nabyo nkunda bya The Ben niyo mpamvu mwasenyeye muyanga nta kibazo umva amagambo ako Godfa wagere kubwo buntuza ubwo bugamba ni sorry Melody wamwumvishe ese kurakana no gushaka guteranya gusa Melody wamwumvishe anyumva cyabyihorere Melody yaririmba yagira indirimbo nziza ariko si yandikira ngo yanze kugushyira muri video niko gahinda ufite Eva na umva ninda tunazanye go uri inshuti ya goreka ntabwo inshuti yawe yabigeze ahangaha buri muntu asamaye Eva ndeka umva samaye nkunda The Ben paka no ku mutima na wagiye gutimba za Bruce Melody utamukunda urakajyaho wanzwe ndakwiyamye banyumvira guteranya ako ko Godfa ufite imico mibi Eva ngendeka umuntu ufite imico mibi Eva ndeka umara nagomba bumva ni mu yemwe bagore yewe genda imico mibi yawe bisetsa siki mushyiremo 001 twagiye nta Keza ndakwibujije Melody 001 nambaze niba ukunda Melody nkana dutambuke kuri Keza niwe nubwo tutawashare kanze nkwereke nanjye shaka uravuga ndi Godfather Bruce Melody nta kibazo umva nabahe barabyuka Godfa gerageza twumvikane wa mugore we umunyarwanda niba umunyarwandakazi ufite 18 bivane mu bigambo ukoresha ibikorwa no sense ikikuvuye kwigura ira abafana bari bo bagura we hamagara Bruce Melody uravuga ndi ako sinigeze byari ngombwa boss ni wowe nese kuba Melody ari hano biradutera icyuya ntacyo bidutera uzkunabyo abanje kumutuma ujya kuri WhatsApp ubereka umuntu wagira nimero yanjye nta kibazo Melody ngwino wicaye turi hano naze yigaragaza ntago aryama ariko se murumva ni Melody amasaha yaba ari maso mwavuze ko aryama turavuga ati se aryamye gute kandi ari munyakazi nagume hano ariko se ko niwe mu birakariyemo oya ubushaka kugonganisha ikintu tubirakariyemo ushyiramo ibindi bintu bitari ngombwa nta kintu cyamvana kuri Melody Eva kubagonganisha nande na Melody ari he se wavuze ngo araje mugatangira mukamwambara ngo ukungano ngo bye inde urutugu ni kinyusi gikweto oya gerageza gukoresha no urumva ko wowe nawe wabivuze ko Godfa kuki uvuga ntabwo nigeze turatukanye naga ari kinyusi se wese wavuga ko yitwa kinyusi ariko kumwita munyakazi ibya gikweto muri kubikurahe yego munyakazi mu mubage ntacyo bintwaye n'ubundi ko ntamubyaye mubage nyamuntu umuntu akoresha amarangamutima yego twagiye uri kumva The Ben rero ni ijosi uri kumva ijosi kubera mu myaka uri kuvuga mu myaka mu bikorwa imyaka muraza kumva ibikorwa bya The Ben ni byiza ngaho tondagura ibikorwa bya The Ben rero ibikorwa bya The Ben urumva nimba amaze imyaka no komeza shiri ndakumva imyaka The Ben amaze akora uri kumva uretse aho yagiye muri Amerika honyine yenda yagiye muri gahunda ze z'akazi undasigara ko kari gukora iyo muziki urumva undari kugaragara ako kazi nakahe yakoraga uretse imiziki muri Amerika mbira akazi The Ben yakoze uretse gucuranga no gukora imiziki ni imiziki yakoze gusa muri Amerika tubwira akazi yakoze uretse ejo bundi Jimmy amufasha akamutwara muri Sober Living abonye iby'imiziki bidakora mbwira kandi kazi yakoze uratuma tuzana ibya vie privé nta kandi kazi yakoze fata indirimbo zirenga 10 yakoreye muri Amerika yararirimbye pe ariko yaririmbye nk'umuntu uri i Kigali ntabwo yigeze ava i Kigali yavuye i Kigali physically ariko mu bitekerezo n'ibikorwa ntabwo yigeze ava i Kigali
ahubwo yagiye kuba Nyamasheke. Komeza. Nugenda ukareba amawadi The Ben yatwaye. Yambwire. Uretse zimwe zitegurwa n'uyu nguyu wahaye igikombe se muhungu ejo bundi. Mvaye. Yego. Ziraje babariza mu gakinjiro. No, I have no card. Umbwire award. Sharika mubwire. Yes naburana nawe. Abazi kuri barakuzi. N'abazi umuziki barawuzi. Ngewe muze kumbwira topic kugira nze kubona nanjye. Urakoze cyane. Titi. Urabona iyi ntuza iriho, sibyo? The Ben na Bruce Melody. Sibyo? Wowe kugira ngo ufate side yenda ruko umuntu akunda umuntu bisanzwe, sibyo? Bitewe yenda n'ukuntu akora indirimbo ukazikunda ukazenjoyinga. Sibyo? Hari no kubona uvuga ati uyu muntu yakoze ibikorwa arusha uyu muntu. Nawanyije. Wowe urabivuga hagati okay tugende gatoya muri iki kinyejana turimo. Ureke ngo The Ben ngo amaze imyaka aramaze. None se kumara imyaka twebwe turi kureba ibyo turimo kurya none ntago tureba araza kurata inkovu z'imiringa se. Yamaze ibintu. Se ntakora amatuwa hose ntagenda. Ntago shagi wumvisha avuga ngo afana Bruce Melody ngo ni burya nirimbamo. None se ubuswa n'iki ko bari bamwishyuye kugira bakora n'indirimbo agira ngo avuge. Kuvuga niki? Ushobora kuba uri umufana w'umuntu. Dufite abantu benshi bagiye bafana abantu. Abo bantu bagahinduka abafana. Niba muri uyu munsi The Ben afana Bruce Melody, agenda hari akajimbere akamera nubwo tuzi ko ari uburyarya akavuga ngo aramukunda. Ntiyabivuze muri interview se. Ukunda umuntu bitandukanye no kumufana ariko. Umva madam. So Titi Brown. Wiri gusubiramo indirimbo z'abazabu nawe ntaho utandukaniye nawe ni ubaruka muri iki gisata tuve kuri abadamu bakoresha amaranga mutima kaya bagize kuri jihad. Ndashaka kukubaza. Urebye mu bikorwa no muri iyi myaka ishize ibikorwa bya Bruce Melody urukunyumva n'ibikorwa bya The Ben ninde muntu uri imbere? Okay, murakoze kuma ijambo. Nge rero nkuko Keza mukanya yarari kubivuga ntago ndi ku gice cya side ngo uyu nguyu ngo amaze imyaka urumva nkuko nawe uri no kubivuga n'ubundi ngo cyangwa se ngo nkundane ngo njyanwe n'amaranga mutima. Siyo? Ngewe nyine ngiye kuvugira muri fact. Urumva? Uwo nkunda ngewe ndanamuzi mu mutima wanjye bitewe n'indirimbo ze n'ibyo tuba twarahuriyemo, ariko buriya mani Godfa ngewe nizerera muri haso no mu gukora cyane. Sibyo? Biturutse ko hantu navuye. Sibyo? Numva Shakara uri gutanga urugero rwiza ati tugiye kumara igihe umuntu aba amaze mu muziki like experience. Of course The Ben ni umuhanzi uri respected, urumva ari no mu bahanzi wagiye wenspira n'abahanzi benshi pe, kuko nkuko twagiye tubibona na Melody ubwe yarivugiye yuko yakuze urumva afana nyine Ben akunda ibikorwa bye na ba Meddy. Sibyo? Ariko ibyo ntibikuyeho fact y'ibikorwa Melody amaze gukora bro. Nukuvuga ngo oya niyo ni fact niko kuri tugendere muri fact. Ngende hano ndikuvugendera muri fact apana ngo ndafata side ya kanaka kuko abo bose n'abahanzi bamakazi n'abahanzi bamaye akazi. Ngende ndikuvugira muri fact abantu baze kunyumva neza. I'm not here kuvuga ati ngo ndi umufana wa Bruce cyangwa ndi umufana. Ngende muri fact y'ibintu y'ibiriho ubu ngubu ni nabyo turi kujajenga nago turi kujija past cyangwa hazaza turi kuvuga right now. Reality yego. Yeah, turi kuvuga reality. Nukuvuga ngo muri kano kanya tutanagendeye ngo nibyo kubyama mawadi kuko twese turabizi ko Melody ni umuntu nyine Imana arihiringa fo. Urumva? Ni umuntu wakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abashe kugera ahantu ageze. Sibyo? Muri kano kanya ngiye kaniheho nk'urugero. Nshobora kuba ndi umubyinnyi narakoze ibintu abantu nyine banyemera ko batititi n'umuregend amaze igihe. Ariko ni haza umwana ejo bundi man. Sibyo? Akakora akabyina agatangira gutwara amawadi agafata abana akabajyana nkabona bagenda muri American Got Talent nizo awadi bakazikurayo. Nge ntago bizampesha kuko ngo naje mbere naje kera mfite ibyo nakoze bizakura ko uwo mwana arimo arakora indabo cyangwa ngo ashirwe indabo atazikwiye. Sibyo? So ikintu kiriho nge nejo bundi nari ndi kuvugana n'umuntu wanjye ejo bundi twicaranye ndamubwira ati sibyo let me even be honest. Sibyo? Nuko none kambivugira hano nukuri kw'Imana
ngewe I love indirimbo za Ben cyane sibyo ariko Godfa ngewe nabwiye umuntu namubwira ati nukuri kw'Imana muri arena ndaranabivuze urumva Melody niba mubanza kuri stage bazaba bakoze ibintu bitabaho kuko man Melody afite indirimbo abaturage bakunda noneho zisimbukisha abantu urumva kandi nukuri reba Melody ari gukubita za yokoyowe urumva reba nyine zirazandumiwe reba Melody ari kuririmba za Cerebura nyine man afite indirimbo zihyping abantu kandi nkeka ko kira gitarama abantu bazabaje kurya show more than kumva umuziki mwiza cyangwa umubi urumva afite za kungora afite zaki nuko ngo Melody nyine ahantu arengera bya danje urumva niyo yitwaza bwiza bakagukubitiramo umva ogera zose so ikintu ndiho nanjye natangiye mvuga ati abantu baze kunyumva neza njye nizerera muri Hasoman this guy bro uyu mutipe ni umuhasara nkuko babivugaga mu kanya nyine uvuga ati urareba umuntu yihiringa akagera kuri shage nukuri biriya biboro Melody akora ubundi byakabaye bikorwa na Ben uzamuye kugira ngo ibitekerezo bibe balanced kandi nzamura uyu muntu ariko ugerageze bro nta uko nawe uri kumvugiramo nawe nzamuye irunga ndakubaha nawe uri kumvugiramo kamanze nakiri undi muntu irunga ndakubaha urukumva ndagukunda ariko reka nkubwire ukuri buriya ujye umenya ko Godfather ndakaza mutwe ujye unyubahisha abantu Godfather reka ndangize nicecekere wanuze kubwira we na irunga nawe umuha umwanya avuga opinion ye urumva uri ko nyumva Godfather so urumva rero ngiye cyunabwiraga abantu turi hano nyine like ibintu ngo byo guhanganisha man tujye twemera this guy man arakoze pe urumva akwiye indabo ze Melody arakoze man yakoze ibintu nyine yabaye ahantu Medina de Ben batari bari man aduhereza umuziki urumva yego man niko kuri icyo kintu muka kirengagize man aduha za saa moya man atuma covid yacu igenda neza abantu barabyibuka ibyo bintu nitukabyirengagiza urumva aduha za saa moya urumva aduha za bado abantu ibintu babashaka kubyirengagiza nyine yatubereye ahantu abahanzi twakunze twebwe batari bari urumva kuko barabanzi twabakundishije amarangamutima yacu so rero najya kwita Munyakazi akavuga ati yarakoze ibintu byose yagezeho yarabikoreye man nyine yarakoze man yaratigise no muniga ngewe much respect to him nukuri urumva I love the Ben nabivugiye hano ariko Melody haso ziwe nge nizerera muri haso bro uyu muntu yahasorinze akabasha gukora ibindi bintu bitarakorwa n'undi muntu man ninde muhanzi ufite Trace Award atari we siwe bahaye best artist muri Trace kandi irani award man iri international noneho apana wenda ngo zino award zahanga ziri locale zahe urumva man ntago baba baramaye kira gikomba atarakoze man urumva Melody yageze akora ku studio Melody yakoze ibiki bro nyine respect on him nge nicyo kintu navuga kandi nongere nanabisubire n'ukuri kw'Imana muri arena no mutipa azaduha show ngenda bizi neza ntabwo nzi imitegurire yabo ariko nkurikije indirimbo Melody afite muzaba mumbwira nyuma ni ibyo ngibyo murakoze nyine nashaka kwivugira Godfather watureka tukavuga noneho natwe runga vuga n'undi ndumva yagiye ivugire my guy ikibazo sasa Godfather agira Godfather iyo ari kuvuga abashaka ngo tube convince iyo abantu baganira umuntu avuga opinion ye undi akavuga iye kandi mu biganiro umuhereza umuntu freedom yo kuvuga uko ashaka ufa kuba utari gusebya cyangwa utari gutukana ibyo nibyo bintu nizeye uko mubivuga Melody yasigaye ku rugo igihe ba The Ben wabivuze we Titi Brown igihe ba The Ben batari bahari ariko ntibikuye nimwirengagiza igihe nubwo muvuga ngo wenda ngo turi kuvuga ngo kera nasi mirimo ibyo uri kuvuga Melody yakoze ntago yabikoze uyu munsi none yabikoze ejo hashize n'ejo bundi hawo hashize the same na The Ben ariko tureba wage turapima ibyo muvuga ngo none se
The Ben igihe ari mu mahanga ntago yajyaga guperforminga mu bigo, ntago bamutumiraga, twamubona bamutumiye mu bihangange mu biki muri za UNA. Duha urugero uretse gato, indirimbo imwe yaririmbye ya I Can See niyo uri kuvuga yagiye kuririmba mu bihangange. Iyo ni yuzi, ariko hari izindi yaririmbye. Tubwire izindi nyine twemeze. Ikindi Godfather. No. Ahangaha Irunga ntabwo banaje guhangana nawe, sibyo? Nanjye ndakubaha. Irunga wowe uvuge fact nta kibazo. Urumva? Ndakuvuge fact. Icyo nemera icyo muri kuziza The Ben ni retare yagize mu gihe atari mu Rwanda. Hari kitari twumva. No, utubwiye urabizi ngiye muri ko nkoze ikiganiro. Siko bimeze? Ngiye no guhereza indabo The Ben. Nabivuze n'ejo ndi tumwana dumba hano. Kira gikorwa cyo muri UN cye I Can See. Urukumva? Ndayamanika nkemera. Noneho sibyo mbwira ikindi gikorwa yakoze n'ibindi bihangano bye. Jewe uretse no kuvuga atarakora n'ikindi ntaranakikubwira no kugaruka mu Rwanda agakomeza umuziki ni igikorwa kiza aba yakoze. Agarutse mu Rwanda kuko muri agarutse ariko mwagiye mureka yagarutse mu Rwanda kubera n'uvuga ibyaso bari agarutse mu Rwanda kubera ko agiye ureka ntabwo dushaka kwinjira muri ashaka no kugaruka akicara cyangwa akajya mu kindi gihugu ariko yagarutse gukora umuziki. Manza wumve hano urukunyumva tuje umpaye fact ndemera umbwiye ku bintu bijyanye no kumutumira muri UN. Uraniwe The Ben twashakaga muri UN, ariko se kankubaze nk'umuntu uri aha ngaha tuje tuvugisha kuri Irunga nk'umuntu ufite accent nziza ngo yatangiye ngo kugira ngo Bruce Melody ngo nta cyongereza avuga mutangiye gukora body shaming ngo abyimbinda n'uyu munsi akabyo mentality mugendera. Ni udutwiko tw'abahanzi go. Reka tubere muri two dutwiko rero nizo tugeraho nk'abafana. Uretse igikorwa nemera The Ben yakoze kiri international yakaba yakora turi kumwe kandi bira yakoze uretse gato kira cyo kujya muri UN mu bitaramo nka bibiri by'iserukira mucyo turi kumwe. Dufite umugabo nka ntuza nka Kaberuka Jarike uyu nguyu yatumiwe muri UN birenze rimwe mu ndirimbo serukira mucyo. Urimo kunyumva? Babarira mbwire Irunga ijambo rimwe mbabarira. Babarira ngiye barabikora uri kunyumva my brother. So rero nujya aho ngaho ihangane gatoya nujya aho ngaho kara kantu The Ben yakoze yagomba gukora ibintu nka biriya. Uba muri Amerika wararahageze washaka n'amakuru mbwira televiziyo za Amerika The Ben bamuhostize nk'umuhanzi ni iyihe? Sorry nani nibagiwe byarabayeho nani ari studio yaramuhostize kuri Instagram karaba muri Amerika. I'm sorry. Ngahumva Godfather ntukanga umuntu ngo nurangiza umukobye bibi. Oya Godfather umva Godfather buretse umva gerata Irunga umva ratamwibwirira ikintu ngiye kuguha urugero rwiza rwo mu baturanyi sibyo? Irunga Diamond na Alikiba ninde waje mbere? Alikiba. Thank you. Godfather reka ngende nganire na Irunga nukuvuga ngo Alikiba twese mu myaka yashize sibyo? Alikiba ari umuntu uri respected muri Tanzania no wari respected pe urumva ari umuntu nyine nkuba sorry papa Irunga reka nicyo naringiye kuvuga ukanze niho naringiye rero kugira ngo mbabwire muri gufata ko turi gufata The Ben nk'umwana. Ese Irunga wagire kukarika reka nibi rero bapfaga na Godfather reka mvuge nayo na pure rero ijambo ryanye Godfather ginjiriyemo winjiriyemo reka cece. Oya reka nyene we tukomeza ikintu yashaka kukumvisha ni iki sibyo about nyine haso nge topic bamaye nge ntago nari ndi hano kare nge bambwiye nababwiye ati topic iriho ntago hano ari uguhanganisha ngo ninde wa mbere nge nari ndi kuri fact y'ibikorwa muri kano kanya apani byashize cyangwa ibizaza nge ndebeye right now sibyo nge niyo nari ndi kugenderaho ntago kuko nge man ndi umufana wa Ben bro I can tell you the truth nge mfana The Ben ariko we nibigera muri fact nge bambwiye ati mvuge fact nk'umuntu ukorana nabo bombi nge ndi kuri fact niyo mpamvu nkubwiye ati Alikiba muri kano kanya na Diamond umuntu washize umuziki wa Tanzania kuri map ni Diamond. Uri kunyumva kubera iki? Alikiba yari umuhanzi mukuru waririmbye indirimbo nyinshi abatanzania baranamukunda natwe twese hano muri East Africa. Ariko ikintu Diamond yakoze ban yarahasorinze arakora bonyisha kuri umuziki mwinshi atuma Tanzania kuko urabona kera ubundi hano mu Rwanda ngiye kuguha urugero kera mu Rwanda baragadi bari baradufashe urumva abagande abarundi abatanzania abanyakenya imiziki yose kubera gukunda umuziki wacu Tanzania ibindi bihugu biva mu Rwanda ariko kugeza na n'ubu twe turacyabyina umuziki wa Diamond kubera gukora cyane
uri kunyumva kuko nk'ubu Rayvanny ntabwo yapfa kuza hano mu Rwanda niko kuri na ba Harmonize bagiye baza mu Rwanda bagashya ni ikikwereka ko nyine umuntu ukora cyane ukundisha n'umuziki abantu urumva like guhozaho bituma wa muziki w'igihugu utavaho nicyo nanjye navuze ati Melody yakoze man ntabwo ngende bukurebera muri retari ya Ben cyangwa iki kuko Ben ibyo yakoze niyo mpamvu ya masaha tutamuzi reka nkunganire reka ntoze rero ni ukuvuga ati rero Melody man yakomeje gukora niyo mpamvu ririya zina bita Munyakazi bro he deserved it man ararikwiye so rero ibindi byose man irunga muri kuvuga ngo uyu nguyu ni nabyo Godfather ndi kwanga kazana ngo ibintu ngo byo kwita bango Ben ngo byo gusebanye Godfather ibintu nawe no bivuge urumva ikintu turiho Munyakazi ni Munyakazi bro uno mwana bamuveho uyu mwana bamuveho niga urumva nge sindi ngo bya 001 ngo whatever ariko this guy umva nkubwire respect mu muziki wacu tujye twicara tumwubahe man reka nkubwire ikintu this guy yatumye umuziki w'abanyarwanda tukomeza kuwumva niga muri covid ushobora kureka nanjye nkavuga ijambo rimwe nshya nasoje rwose ivugire reka nkubwire waka kanya nkubwije ukuri kw'Imana nuko tuvuga ngo difaza kavuga turavugisha amarangamutima n'ubundi nta kintu wavuga hatarimo amaranga utayafite ntago waba uri umuntu habe niyo uri kuvuga fact nta marangamutima usibye ko ntago uyemera ka gukontorora cyane cyangwa se agira umva nkubwire aka kanya bavuze ngo umuntu wakoze muri uyu mwaka ufite ibi n'ibi yes uyu mwana asigaye ku rugo wabivuze kare ariko nibivuze ko The Ben atari umuhanzi bro The Ben ni umuhanzi ngiye mwita umuhanzi Makanyaga si umuhanzi Gitoko si umuhanzi uretse noneho n'abariho n'abapfuye bakomeza kuba abahanzi okay reka nkubaze Godfather none se abahanzi ntibarutanwa nkubaze ugiye kuko iraryoshye koko umva abahanzi ntibarutanwa ntago tubarankinga tukabaha amaranga nsomera nsomye foto irimo ahangaha kuko iri kuntwika ibi ni bya Instagram so ibisa nabyo turimo kubivugaho sawa nyine soma hano itibamba bariyo koko uretse gato reba hano Instagram turebe n'ibikorwa nitujya no mu bikorwa reba hano Instagram Bruce Melody 1.0 irunga nta mpamvu afite zifatika ndashe hasi uretse gato YouTube channel we reba irunga dore ibikorwa dore audience bro dore ibikorwa hano dore ngibi none sinengibi n'ukubeshya gendo ujya ku karubando ubireba irunga ufite icyo ubwira abanyarwanda tugaruke gato yanyumva hano rero kavubaze fata The Ben umudiranye na Alikiba urukumva ufate Bruce Melody ugire Diamond ndaguhingero irunga ibaze aya masaha Alikiba azaririmba tariki 31 Kigali mu gitaramo cya Kevin Kade dore ngibi ibaze ndashaka kukubwira umbwiza ukuri nawe nk'umuntu iyi flyer iramutse tuvugisha ukuri nawe nk'umuntu umunyamakuru w'umwuga iyi flyer yeba uyu ngo ari Diamond uzaririmba tariki 31 i Kigali hamwe muri na Kevin Kade n'abahanzi turi kureba hano igitaramo cya ba The Ben cyo kutari kimwe bukeye hari umuntu ari kuzakibonekamo yaza kuba Bruce yaza kuba ari The Ben I mean ari Melody ari Diamond uzaba uri kumwe na Kevin Kade ejo muri kuri 31 impamvu nasubiye gukompara The Ben na Ntuza na Diamond we yari kintu ngiye kukubwira ni ukuvuga ngo aya masaha hari umuhanzi wo muri Tanzania ukoze iyi flyer turi kumwe ndakunda 31 bakaba barabisimbuye hakaba hari umuhanzi umeze nka Kevin Kade afite igitaramo agategura abatanzania agashyiramo The Ben hano urimo kunyumva hanyuma hakaba hari undi muntu watumiye Bruce Melody hari undi muntu ufite imbaraga nk'iza The Ben muri Tanzania neza bigereranye dufate The Ben ni Alikiba hanyuma Bruce Melody ni Diamond biroroshye cyane wabyumvishe ndimo kukumva ariko reka nkubwire none se uyu mwana yasigaye mu Rwanda niwe bari kumva mu matwi y'abanyarwanda harimo Bruce Melody harimo turaturimbo tujye turyohere ariko icyo turi kuvuga umuhanzi w'umwuga yewe niho nashingiye umwuga ni gushingira kuri ibyo bintu umuhanzi w'umwuga bivuze iki njye ntabwo nsobanukiwe muhanzi w'umwuga ego bisobe
icyo cyo singisobanura Ibintu ucumve. ari kuvuga nkivuze Godfather. nkivuze nkayirunga nkivuze nk'umunyamakuru Bruce Melody yes yasigaye mu Rwanda nakubwiye ngo The Ben afite retare ikindi imirimo uriya mwana yakoze ni nko kuvuga ngo tufatiye The Ben mu gihe cye tuzane mu gihe cya Bruce Melody. Okay, uravuze ngo igihe cya The Ben cyararangiye. Umva nkubwire igihe cya The Ben mu gihe cyo byo buretse gato mu gihe cyo The Ben nuko yakoze cyane kurusha Bruce Melody no muri iki gihe nubwo Bruce Melody ari kumurusha kubera ko yasigaye mu Rwanda. Urakoze cyane urakoze kubivuze ko ari kumurusha. C'est tout, thank you so much. Urabyemera ni nje nanjye nibyo nari ndo uvuze no sibyo turi kuvuga. Nge numvaga ari byo muriho nanjye ibyo ngibyo yavuze Irunga. No oya Irunga turi kuvuga ibintu buretse gato. Irunga uri kuvuga ibintu bimwe natwe. Mu gihe cya The Ben yarakoze kandi ibyo yakoze gato ya Godfather buretse gato The Ben yakoze mu gihe cye ahantu urangirije ikiganiro ati muri ibi bihe uretse ko muri ibi bihe Kinyusa ari kumurusha. Yego natwe nibyo turi kuvuga nibyo turiho Irunga ariko nuza experience ya The Ben turayemera nibyo yakoze igihe cy'indaboze niyo mpamvu Bruce Melody buretse gato niyo mpamvu Bruce Melody ejo yavuze ngo ngewe indabo zanjye ndazifite ndazujuje aba badafite indabo na credit niyo bari gukora indirimbo zisaba indabo abafana. Yari babwize ni mwabyumva je mfite indabo abatazifite reka bazisabe ndi mu bihe byanjye indabo ndazifite aba bamaze gutakaza indabo badafite indabo reka bazisabe turi kumwe nawe urabyivugiye yewe nije mu kiganiro nzi muri kuvuga umuhanzi w'ibihe byose nubwo Melody ari gushininga akakanya ntazigera ruta The Ben cyo ndakibabwiye mu mateka y'u Rwanda Melody ntazarusha The Ben. Umugabo rero wanyoyekana kandi none urongeye urisu nanyoye iki oya ari kumurusha akakanya ariko umuhanzi w'ibihe byose Ben na wamuga ari kumurusha rero kamubaza uretse numve neza uretse gato ari kumurusha ndakubaza aho ngaho nusubire kurumana waba ugiye gutega umuntu iminsi oya nagari iminsi fata igihe cya The Ben uko yazamuye umuziki nyarwanda ugitangira umuziki nyarwanda twamumenye igihe cya The Ben je nabagi butare narabawustingaga urumva naba urabizi twari kumwe twabawustingaga muri auditorium abanyarwanda bumvise umuziki kubera ko bumvise ba The Ben aba bana baje bikina gusa yazamuye umuziki gutera torotse igihugu unyumvira ibyo ugiye ukuzana agitoroka kigarukamo ntukanga umuntu urumara umereka wa undi wanzi ngaravuga ngo dore igicebe cyayo guma kuri fact nawe ibyo gutoroka byihorere ugereranyije n'icebe ry'inka. Godfather n'umugani ugana kariho ariko nuko kimwe mutarize literature. Godfather ibuka igihe cya ba The Ben ntitwari tuzi umuziki twari tuzi indirimbo imwe inyoni yari idunze ariko ba The Ben baje igihugu cyose cyahindutse umuziki bro icyo gihe twamenye ugiye kuvuga gutyo icyo baba type babatuye kugeza uyu munsi cyo ndi kuvuga uyu munsi nyine shimira The Ben nushimira niba ruko rero ugiye kubivuga shimira The Ben ntibagirwe rafiki Choga style na Medi na King James na Medi na King James Godfather na King James nzi kuganira urabizi noneho The Ben ntiyacogoye iryo jambo nari babwiye kugeza uyu munsi turi kumutereka ku ntebe imwe n'abana bariho n'ahandi yarakoze kandi ari kuba yinga ashobora no kubarusha uyu munsi bari kubarusha uravuze ngo ari kugira gute amateka azanabarusheje uretse gato uravuze ngo ari kugira ate ari kuba yinga wakakanya kubera yabacira inzira n'ubundi aracyabirimo kandi aracyabarusha ngaho noneho urukumva we need the action yongere kwigaragaza nk'umuntu twari tuzi kera kandi nitugaye n'imirimo imwe yiwe ari gukora jewe nakubyeho no kugaruka mu gihugu akagaruka kiri muri wa muziki yagarutse vraiment tujye dushimira abantu tumujya muri TV yagarutse kubera iki yagarutse ahunze imisoro yagarutse mu Rwanda kwa kombuye Godfather ibyo ni byawe ibyo ni byo kuri space man nabo mbere Irunga dore kosa The Ben yakoze The Ben yabaye nk'umuntu wakinye football ari umukinnyi mwiza akaza kuva mu kibuga akaba umutoza ku myaka 70 akongera agasubira mu kibuga nawe uri umurezi man uri umugome man oya man ibintu nkubwira nibyo wapi ubundi The Ben akaba ari umuntu wicaye ku ntebe imwe na ba Cecile Kayirebwa ba Makanya oya umwami ubwire asubiza akazi kabutura yamwambuye dore Azimani Godfather urakasa mutwe kabisa
no Kade uzikosa se tuti iyi kabutura ya Kade The Ben yayimutiye ejo bundi agiye ngo promote igitaramo kandi ngo niyo kazazakoresha mu gitaramo ejo bundi The Ben none ngo arashaka kuzaririmba yambaye ariko Godifa nasubize kabutura y'abandi mbere ko dukomeza ibindi fata ifoto ya Kevin kadushyira inkwanga yonyine mwereke abantu bakunda umuntu hitize mana niyo amarangamutima Godifa yavugaga. Oya eme ikintu wari uriho urumva iki cyangwe ntago Kevin Kade kimubereye ubundi kirabereye oya ngiye ubundi amakosa ubundi Ben ntago yagakwiye kuba ari kugeranwa na Melody never ni naryo kosa rya mbere ubundi nkeka ko yakoze yes aho none ngiye kugira ati aho ngaho turi kumwe niyo makosa yonyine yakoze kuko ubundi kera bari Big 2 nta wundi muntu bageramo umva ibaze ko King James yakoze imyaka aduha umuziki mwiza baragiye nta muntu wigeze umugereranya na baraba rero ko Melody bamugereranya nawe nuko yakoze mani yaracengeye bro ahita bajyamo Melody we yaraje aravuga ngo nabanebwe iryo jambo ryo ryatangije ibintu byose yabikoze aterekana ibikorwa niba barabanebwe none mvuga ngubwire Godifa ikoso no mujama yakoze we na Medi ubu Medi ni umuhanzi w'ibihe byose Medi niyo bwo yamara imyaka 10 akaza mu muziki tuzamufata nko muri jende cyane none uyu nguru kuza kwakira indabo bagwaye watwara izo ngizo ukareka abazifite bakazigumana uri kuza kwambura indabo abantu zabo ndabo zanjye ariko kuzagira n'isoni indabo zanjye ngiye irunga ndi kumwe nawe na Eme ndi kumwe nabo ubundi iryo niryo kosa ryonyine The Ben yakoze uri kuza kwakira indabo waretse abazifite bazikuye bakazigumana kuzo wakore wazijugunye nanjye nubwo wenda ntago nkuko Godifa yabivuze ntago ndi gufana man nge nkunda Ben bro kuri kuganira urumva Ben nanjye iyo nikosa icyo kintu muri kuvuga cyari ku mutima wanjye yego nikosa yakoze yonyine yakoze no kujya kwigeranya na Bruce Melody yes ariko kugaruka mu muzika kikorera twari kumushimira ibyo yakoze tukamushimira ibyo ari gukora ariko irunga no you got the fact nicyo kintu cyonyine niryo kosa ryonyine yakoze The Ben yakoze ejo bundi buretse gato The Ben yaje muri Canada ejo bundi uri kunyumva abantu ntibabimenya Kenny Soraje isoko rirahurura Yego se tureba bareje yego gato ndaje wikwepa ngaruka wanga araje none se we ntiwagize igihe ukanyirukana none nakwirukanye kubera wavugiye nicyo nzapfa nawe sasa icyo kintu ndakikwa umuntu ntakavuge opinion ngo mwirukane uri kumva rero ikintu cyo kibazo uretse gato ntabwo twakabaye tugira ikintu dupfa uko rukuma ntabwo bamwe bari gukora ikosa rikomeye bro uri gukora ikosa rikomeye uravuga ngewe se ntabwo nakibona ko nawe so urabona ko The Ben hano ikibazo noneho akura ba mugufi ndora sigangana na Kenny Soro ndagirane oya ariko mfasha ya Godfather wikora ibyo bintu oya Godfather tutagiye kwataka The Ben ariko ikintu ngiye nakubwira wasubije kiriya kintu irunga yavuze iriya foto ya Kevin iriya myenda ntimubereye yego nose ko kibiri kugera kuri The Ben ikaba mibi ikabanga ibitero kabiri bibaze nge wabikubwiye Godfather afitanye isebanya nawe naje gusanga watandukiriye fact ahubwo uri mu gufana oya impamvu igera kuri The Ben impamvu igera kuri The Ben ikaba mibi nta kindi kibazo ubwo The Ben nagaberwa no nyumvira Eme avuye kuvaho ko yambara nabi bigezweho katabera oya yambara neza kwambara neza no kuberwa n'ibintu bitandukanye turi kumwe none se umuntu uberewe umubona uteme bashyiramo amafoto abiri arabikwereka icyangwe ni kimwe ariko dore reba hano mbese n'umuntu umufotora nabi kandi kubona Ben aberewe nyine reba hano urabona izi foto zafotowe na Nuza zimwe umwe bamufotoye nyine ni nk'umuturage yanyuze haramufotora ntabwo se mubibona The Ben iyo foto niyo mwazanye mbi yo kumusebya The Ben ukuntu bamufotoye ukuntu bamufotoye reba irangendo oya Eme namwe Eme ngewe navugaga nzi ko mwana mwe muri fact none mwatangiye ibintu mani n'iby'imyenda kandi oya reka tugaruke muri fact titi uri kumva Zaboro ngewe nukuvuga ngo ikintu nemera amakosa The Ben afite The Ben titi nahoze mvuga kare The Ben hidora ibintu bibiri bizamubaho muri arena niyibeshya Bruce Melody bakamushyira kuri stage imbere icyo nanjye ndakizi azamwica
azamwica pe. Niba mushyiraho nyuma igitaramo nikirangira The Ben azapfuka amarire asaba imbabazi. Oya avuga ati narakosheje. Oya ibyo ngibyo byo bireke.